reka tubone turebe iyi video, reka tubone turebe iyi video ubundi tugire gute, ubundi tubone gutangira ikiganiro. Rero turi aka video kagufi, ni kagufi, reka tubone tukarebe, kari kamaze iminsi kari trend cyane, ariko twavuze ngo reka tukagarukeho kuko iyi channel iracyari nshyashya, ntabwo tugeze tukaganiraho. Reka tukarebe ariko turakene. Urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana bo mu mujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my mom mfiteho truas ijana magana 200 ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? ngaho tekereza iki kintu. Nibyo koko mu Rwanda turakenye. Nibyo koko mu Rwanda turakenye. We are broke. They don't see it. Ariko ku rundi ruhande nibyo, uzarebe n'ahantu uri wenda kuba uri mu byaro, uri mu mujyi Kigali, uri nyine mu turere tugiye dutandukanye, ariko uyu mukobwa ngire ngo uramuzi, ushaka kuba umuzi cyangwa se ukaba utanamuzi ariko waramubonye hano kuri social media avuga aya magambo. Cyo ni icyambere. Ikintu cya kabiri, ese koko turakenye? Andika muri comment. Nukuvuga ngo ikiganiro ugiye kuba warebamo ibintu ushaka twakora kugira ngo nyine twumve yuko nyine natwe aho turi hari ibindi dushaka twahangahanga. Si ngombwa kuvuga ngo mu Rwanda babe bafite nyine akazi, kuko akenshi bagaragaza yuko ngo nta kazi kaba mu Rwanda. Nibyo natwe twaje kuva mu Rwanda kubera nyine ko nta kazi gahari. Muzana rero aba diaspora benshi basohoka mu Rwanda bakigendera, abenshi bagenda nta kazi bafite bakajya gushaka akazi mu bihugu byo hanze, abandi bari hano muri za Kenya, ngire ngo hari abantu badukurikiye, abandi bari za Mozambique, abandi bari mu za Iburayi, mu Faransa, abandi bari za Canada, Amerika. Gusa nyine bose barigendeye kubera iki? Kubera kutabona akazi. N'uduhari mu Rwanda tuziduhari, usanga duheba amafaranga wenda makeya, wakora imisoro, wakora buri kantu kose ugasanga hasigara urusenda. So mbere ko none dukomeza iki kiganiro, reka turebe n'uyu mama ibyo avuga. Ngire ngo ahari yagendaga ku by'uyu mukobwa nawe yavugaga, nawe reka tubanze tumwumve. None umumama mukuru, umubyeyi, tumwumve none tugiye gute, turebe si ibintu avuga bifite logique. Reka tumwumve uyu mumama. Nabonye abantu benshi batangiye debate yo kuvuga ngo urubyiruko rurakennye kandi ruri mu buzima bwiza buhenze. Rukennye gute? Urubyiruko rufite amatelefone meza nk'aya ngaya. Utamenya ntago ndabaza. Inzu utararamo ntumenya kuyiva. Inzu utarayemo ntumenya aho yiva, ntumenya ko yiva. Le majorite barashaka gukora ibyo bashaka bidahari, ntago bashaka gukora ibihari kuko bisuzuguritse. Urwo ni urugero rutona n'intanzi. Nibyo bibyara ibyo bashaka. Iyi ngiyi ifite mu ntoki iri kuri 1,800,000. 16. Yego, Pro Max. Noneho cyangwa se 2,000,000. Noneho wowe niyo ufite udafite akazi iriho ibiceri 200 cyangwa 500. Wagurishije ya telefone imwe nubwo baguha 1,500,000 ukagura ya senkani. Noneho yandi ya senkani ikabiriho 1,100,000. Uyu munsi ushaka kugira 25, ngewe mfite imyaka 48. Ni 78 ndagenda nirukanka aho ngaho. Wowe ufite 25, umaze amezi abiri ukora, urashaka Benz. Tigijara cyagenda na moto. Na iPhone. Bivuga ngo rero abajane barakennye pe. Ariko ngiye ngo wamwumvishije. Uwo ni umumama. Aravuga ati telefone, ushaka ufite telefone ugasanga igura 1,000,000 hafi na 100,000, ariko ugasanga iriho ibiceri 300. Nibyo uriya mukobwa avuga ngo afite ibiceri turuwasa nyine kuri telefone, ariko akaba afite telefone ihenze. Ruvuga ngo bigenda bite kugira ngo nyine dutunge telefone zihenze kandi nta mafaranga dufite kuri mobile money. Urugero, niba ngewe Sam mfite telefone yanjye kandi ibintu usanga ari byo, ziko telefone mba mfite uje ku byo uyu mama avuga, telefone yanjye mba mfite ushobora gusanga amafaranga nayiguze utasangaho na kimwe cya gatanu cy'amafaranga nayiguze kuri mobile money. Ngo nanjye ushobora gusanga haro 0 rimwe na rimwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.
ariko ikintu kidufasha ni ukuba nyine dufite akazi dukora. Si ngombwa ngo ube ufite igishoro, ahubwo ushobora no kuba wagira gute wava aho ngaho ukagira gute ukaba wajya no gukora akandi kazi. Gusa ikibazo dufite twebwe urubyiruko, twumva hari akazi wakora kakagusebye. Dushaka kugira ngo nyine ngewe ninjya gukora akazi ngo baguhera mu kazi keza nkajya nambara neza. Niyo mpamvu usanga nyine twebwe tuva mu Rwanda twagera hanze tugasanga ari utuzi dukomeye bikatugora kugaruka mu Rwanda, cyangwa se twanagaruka tukagaruka nta kintu dufite. Kubera iki? Dushaka nyine akazi keza, akazi karyoshye, akazi katavunanye, akazi nyine katazatuma nyine uvunika cyangwa se ngo biri ibyo utangiye kugira gutya na gutya. Bimwe ntabwo tubishaka nyine Noneho uyu mama akavuga ngo usanga abakecuru muri Kigali bari kubura imihanda. Kubera iki? Ni abakecuru nyine, nta muntu wo kubaseka, bamaze kwisazira, nta wundi muntu wo kuza ngo abateshe umutwe nyine ngo abaseka ngo barimo gukora akazi ko gukubura. Ukiringa cyangwa se icyo twabita ubukirina, ntabwo abakobwa cyangwa se abasore ntabwo babishaka. Ashaka kujya hariya kuri TikTok akifata utuvideo twiza agatwika bikarangira nyine So banza wumve aka kantu, banza kuko wahembwa 200 ku kwezi ugakuraho 20 zawe ukeneye kuko ari makeya, ukazigama 180 mu gihe cy'amezi 10 si $1,800. Yego, $1,800 ni igishoro gikomeye cyane. Nubwo wacuruza ibirayi, nubwo wacuruza inyanya, ariko ntabwo ahita atekereza yuko yagahereye aho. Arashaka nasoka mu rugo mu cyaro ahita azi Kigali ahita ko kuri $1,800, kandi agereyo bamubwira bati uruwadanje. Bivuga ngo rero le majorite barashaka gukora ibyo bashaka bidahari, ntago bashaka gukora ibihari kuko bisuzuguritse. Urwo n'urugero ruto nari ntanze, nibyo bibyara ibyo bashaka. Urwo n'urugero ruto nari ntanze. Yego, ntago abajene bacu bashaka kuguhera kujya mu mujyi wa Kigali kwaka akazi ko gukora isuku mu muhanda. Yego, kuki huzuyemo abamama bakuru n'abakecuru? Nibo batari kubona ipfunwe. Ni ukuvuga ngo niba uzi neza yuko uri urubyiruko ukaba ushaka amafaranga, ushaka gutera imbere pe, nanjye ndimo, usibye ko njyewe ntabwo ndi nkawe kubera yuko namaze kumenya yuko buri kazi kose burya gapfa kuba ari akazi kakwishyura. Ikibazo cy'abantu ntabwo tujya twemera kumva yuko nyine ngo niba ndi gukora akazi kabi ngo baraza kunseka. Muzi neza yuko hano ku mbuga nkoranyambaga hariho umuntu ushobora kuba ukora akazi k'ikiyede, akabyuka mu gitondo agakora ikiyede, wenda afite umuntu urimo kumukamera. Iyo video se wayireba nyine twebwe abanyarwanda nyine dushaka ibintu biri funny, ibintu bisetsa, dushaka nyine tukabona nyine umuntu uko ibintu arimo gukora nyine kwa kuntu umuntu akora ikintu utashobora gukora nico uba ushaka. Niyo mpamvu usanga hano hanze turi kuri social media ariko turimo gukurikira amatiku cyane. Ubona ko abantu bakora amatiku nibo bakora views nyinshi mu Rwanda. Abafite amatiku nabo bifite views nyinshi, usanga bari comment batukana bavuga ngo ibiki n'ibiki, ugasanga nyine like ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko je ukore video yawe, ufata ikaramu neza wereka abantu ko ugiye kubigisha, bazahita bumva ko barusha ubwenge. Icyo rero niba maze kumenya yuko abantu bazana ibintu byiza, urasaze n'ubu wasanga ari umuntu no kugera agaragara neza bikamubangamira nyine ashaka kubona umuntu usa nabi, yarimo gusetsa ibintu by'ibikomedi komedi ni nziza zituma umuntu aruka mu mutwe, ariko nyine ntabwo baba bashaka nyine umuntu uri hariya ushaka kubereka kubemeza kubereka utuntu twiza. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe hano haba hariho abantu bazi ibintu byinshi bagatinya kubishyira ku mbuga nkoranyambaga. Ugasanga umusore kubera ko akora mekanike ubona yifata video asa nabi nyine afite vidaje mu ntoki, bakabishyira kuri video nyine ngo biraza kugira gute, ngo biraza kuba nyine ibyo bintu nyine ugasanga kubishyira ngo kuri YouTube, kuri TikTok ngo byamusebye. Uzaje kuri TikTok rebe niba uzasangaho umusore ukora akazi kabi. Abenshi bakwereka ko akora akazi k'imodoka, akakwereka ko akora akazi wenda ko gukata amatike, nabwo ntabwo ari cyane, ariko nyine abashaka kwereka akazi niyo kaba kamuhemba makeya aremera akagapostinga. Ariko uzarebe wa wundi ukora mekanike ubona igihumbi cya buri munsi 2, 3, 4 arabyimenyera, abona ko nifata video asa nabi ngo abakobwa bazamwanga, ngo fameze nyine ngo bazamuseka ko yifashe video mbi ngo kuyishyize hanze,
wishyize hanze gukorera ibiceri hari ikibazo hari icyo biba bitwaye. Gusa like ibyo niyo tuba tuganiraho tugende kuri uyu mambyo yavugaga, ntabwo dushaka kuvunika, ntabwo dushaka gukora akazi kagayitse. Niyo mpamvu uko bamuteye ishoti akavuga ngo nyine ngo abashaka kugira ngo najya no kubona akazi akabone mu biro. Kandi mu Rwanda ngo dufite ikibazo cy'ururimi rw'icyongereza, baza wumva aka kantu diplome kandi mu bumenyi ushobora kumushyiraho ugasanga nta kintu na kimwe azi, nk'uko duhora n'abayobozi bwabo dusanga buri gihe babivuga bati abana bariga ariko nta bumenyi bafite. Mperetse kubona minisitiri w'urubyiruko yakoze Twitter ihavuga ati urubyiruko rwacu rufite ikibazo, ntabwo ruzi icyongereza, rufite ikibazo aho hantu. Urubyiruko rw'u Rwanda nasanze rufite ikibazo cy'ururimi, cyaba ari ikinyarwanda ntitukivuga neza, cyaba ari icyongereza kandi aricyo kidufasha guhaha kikaba gike. Ufite nimero yihe? 21 urifuza kuvuga mu Rwanda ngo dufite ikibazo cy'ururimi rw'icyongereza, kandi ibyo bintu nibyo. Uzi ko tuva mu Rwanda twagera Uganda, kubera ko Uganda bakoresha icyongereza cyane buriya. N'ubundi mwanya icyongereza nzi nakigiye Uganda, yego nyine ntabwo nyizi cyane, nyine biri aho ngaho, ariko ugerageje n'amashuri nize n'abantu banyigisha n'abarimu banyigishije nabo bashobora kuba barimo kunkurikira aha ngaha rwose. Icyongereza ni hafi ya nacyo, ushobora kuba ukizi yego, ariko ntabwo ari bose. Wenda ava ku bakecuru n'abasaza bo bazi Igifaransa cyari abatunze kuva mu myaka ya kera. Nose twebwe tuzatungwa n'iki ku rurimi rwo kugira ngo tuve hano tujye hanze mu kindi gihugu? Usanga umuntu atinya kujya Uganda kubera ko atazi Ikigande. Yego Ikigande cyoroshye wakigira ku bandi bantu, ariko ku Uganda ntabwo wapfa kubona akazi utazi Icyongereza. Ndavuga Kampala, wenda no mu bindi bihugu hari ibihugu utajyamo, wenda ushobora kugeramo Kenya ukiga Igiswahili ukiga iki, ariko hari aho bijyanye bigasaba ururimi mpuzamahanga kugira ngo habe hari undi mwanya wabona mu kazi. Rero niba ushobora kuva hano ibaze ko Uganda umuntu ko abantu bakora amasuku mu muhanda baba bazi Icyongereza, kuko abavugana n'abamodoka Uganda bamo nimero kureba iyi foto haba nyine ibimodoka byinshi, ugasanga nyine birimo like ubona nyine abantu bakora ku mihanda bakora amasuku bazi Icyongereza. Haba abazungu benshi haba nyine bavuga Icyongereza. Tekereza umuntu ukora amasuku kuba bimusaba kuba azi Icyongereza Uganda Kampala. Iyo utazi Icyongereza basi menya ururimi rwabo soke, ariko hari aho bigera ukabona amahirwe akaguca mu myanya y'intoki. Ayo mahirwe ni ayahe? Hari igihe nyine ushobora kuba wenda urimo gukora amasuku ku muhanda ukabona umuzungu yinyuriyeho agushuje mu Cyongereza ntiwabyumva, uraceceka. Ari mu modoka wenda bari muri jam, icyo twakwita ambutiyage, akaguhamagara mu Cyongereza ntubyumve, kundi ashaka kuba agatipu k'amadolari nk'ijana. Amadolari ijana si hafi y'ibihumbi nk'130 gutyo, katubifate muri ubwo buryo. Niyo byaba ibihumbi 100 katubifate ko ari ibihumbi 100, usanga yenda kuguha agatipu nyine kubona ubimbabare ubayeho nabi, nyine uri mu muhanda usa nabi, ishaka kuguha agatipu araguhamagaye ntiwamwumva kubera kutamenya Icyongereza. Noneho imodoka bazireka wenda amatara yari yazihagaritse zirahagaze, we yaguhamagaye ntiwabyumva kubera kutamenya nyine, ukumva amahirwe menshi araguciga. Ikindi hari igihe abayobozi bakuru banyuramo nyine basura imihanda, kuko mu Rwanda mujya mubibona ukuntu baza basura imihanda, we bakuvugisha mu Kinyarwanda, ariko nyine mu Rwanda ni mu Rwanda, hanze Uganda cyane cyane niho nakuya ko niho ndi umuntu akubwira mu Cyongereza. Asanga gukora akantu runaka ucuruza, none babandi bacuruza ku mihanda gutyo, hora aracyariyo n'abantu bacuruza ku mihanda. Ndaza kugeza gushyira amafoto n'ibirundira bacuruza ku mihanda. Noneho imodoka irahagarara, wenda ucuruza wenda urotsi inyama, none irahagarisha nshaka udusito wenda uduti 3 tw'inyama. None akavuga Icyongereza, akaba utamenya ngo ibintu avuze nyine ni ibi. Abantu nyine mujya mubibona. Ibyo byose rero bigatuma amahirwe yacu nyine ururimi bikazana ikibazo. Ariko se no mu Rwanda koko, no mu Rwanda haretse tugakora ibyacu, wego nyine ntabwo nyine turimo turaganira mutaza kubifatamo ukundi kuntu, ariko nyine ibintu birimo kubwira uburyo muba wabyumva nabo twabyumvikanaho. Hari n'undi ushobora kuvuga ngo se ngo yaravuga ibiki, ariko nyine niko kuri guhari. Ugerageje no tuvido twagendaga dushyiraho, niyo umukobwa avuze ati turakennye,
umumama mukuru umubyaye wambera umubyeyi akaza akavuga ati mufite telefone nziza uki utayigurisha ugakoraho igishoro urero ukagura iya senkani nabyo ko nabyo birashoboka. Ariko ushobora nikundira iPhone 17 iPhone like za telefone zigura miliyoni gutyo kuzamura nk'amazikura ko ari amashusho meza ko si ishusho nziza n'amafaranga afite nyine ugasanga ibintu nyine biteza ikibazo. Aha tuba turimo kuganira nyine ku bijyanye n'urubyiruko uko tubayeho mu Rwanda n'ibyo pe n'akazi dufite. Niba uhari ukaba wihagararaho nyine ihagarara ku giti cyawe ariko ntacyo akazi dufite rero mu gihe cyo kugashaka aho kugira ngo ugume mu Rwanda genda baguhe ibipapuro wenda ugende ushaka ibipapuro by'imico n'imyifatire ugende bagushyiraho kashe ujye mu kindi gihugu niba ubishoboye ujye Kenya ujye ukorera amafaranga ugaruka kubona igishoro cyangwa se jya hariya ukore nawe akazi uteke capati murazisuzugura amandazi mukayasuzugura ibiki n'icyo mukabisuzugura ariko ibi ni ibintu wakora agakantine k'ibihumbi 300 karacahari wagakora buriya cyangwa 200 ariko hari ikibazo ko wabona ibihumbi 200 ariko nanone tugasoza tuvuga ngo leta aho nta kuntu yabyoroshya none twebwe tudafite igishoro bakaduha inguzanyo kuko bakaguha inguzanyo wenda bagendeye kuki niba wenda bavuga ngo ingwate yego ariko se buriya leta yo kuri gufite nk'umuntu wayo iyo ntabwo yakubera ingwate atubivuge gutyo ariko hari n'abandi bafite ingwate nyine ukaba washyiraho ingwate bakaguha inguzanyo ukagenda ugakora wishyura wakunguka ibisigaye bikaba ibyawe noneho umaze kwishyura inguzanyo y'abandi n'ubu nabyo byashoboka ariko ibyo ngibyo tusoke mu gihe bitaragerwaho dukoresha ibyacu. Ikindi ushobora kuba ufite impano nyine dufite impano zitandukanye ushobora kuba wafungura YouTube channel ugashyiraho ibiganiro ukajya wirikodinga ugashyiraho ibintu ushoboye byanga byakunda hari abazabikora n'abatazagira gute n'abatazabikora. Nk'iyi video nkoze hari uri uturibuza kumvikana akayikora agakora subscribe hari n'abandi uzavuga ati n'ubundi nguyu wacu ugahita usikorera ukagenda ni gutyo tumeze ntabwo washimisha bose. Niyo bavuga ati ushobora kuvuga YouTube channel niba ufite ubushobozi bwo kuba wakora ikintu runaka bitakugoye biba byiza iyo ushyizeho ibintu uhoramo buri munsi biba ari byiza hasigaye ukagira gute ugaceceka. YouTube iraguhemba aba make ariko ukagira gute ukayabona. Kandi subscribe niba mu ngwanyu Sam Nyagatare hano kuri Sam Real Talk ndabakunda cyane.